bakabivuga abantu bagatandukana Mama byajitanye Mwana amabyajitanye none se ntabwo muza baretse gutera ikawa muri 2 ngo Yesu araje none se Yesu amaze kujya mu ijuru ntibajyaga bisururisa na nyangomara noneho abantu ndibakore bakajya bavuga ati mpereza mu izina rya Yesu genda umukozi w'Imana mpereza Imana izaguha umugisha ngo bakajya bagenda barya inkoza abantu bafite ubwenge bucyati genda imutumishi wa Bwana mpereza aho ngaho genza gusengera genda umutabye timwazi Imana ibita Ahora ngo bumvise amavuta tisha numvise ko mugenda mwica gahunda ntabwo ari ku masaha gutya yabivuze yanze kubandagaza kwica gahunda ntabwo kwari kwica gahunda badakwiye gukora ntabwo bakoraga bari barigize maringaringa tubi Kigali twagize abantu kera hari igihe watekereza ko ndi muri abo sinigeze mpa muri abo niho nkuboneye jewe sinigeze mpa muri ba maringaringa nasengaga n'inshoro kumanywa nkajya kwikorera ibishingo buriya nakoze mu bishingo my dear jewe buriya nakoraga ubuzamu nijoro kumanywa nkajya kwiga mekanika aho biyo mbonaga kubera umwuka mwinshi nabaga nibere mukambona gutya ewana navuga ati ntacyo tu mumvuge ngo amen nasengaga nkanakora ku nijoro gusenga kumanywa akazi kuzunguza bamfata banjana igikondo urumva Imana y'amahoro itugirire neza haleluya wati maringaringa cyangwa ebone nafatiyeho bimwe binyica njya mu bindi bimwe binyica ako nabonye kenshi umuntu ukunda kugerageza birangira bikunze urugo ndumva nshaka kumukire muri uriya muryango ndumva nshaka kandi mabirema hari umuntu wavuze ngo niyo utabona imbere hareme mu izina rya Yesu Kristo niba utabona imbere mu izina rya Yesu iyo dusenga yashoboye yihagije mu bintu ngo by'icyakaranye no gusenga urema kwizera nyine muvuge ngo amen dusoma shaka ko mwizera ibyo bifatika byo kuzabana n'Imana kagenda uri umwana kandi iyo umwana uba ufite n'umugabane kwaso kandi nta muntu umwana bakeneye umubwira ngo reka ngo wanyu hafite umugabane si ngombwa ubwire ngo he nizo niryanyo ko dufite abantu sinzi ubugiriye ngo Imana ngiraje bicamo agashirame Imana murayimenyera toka shitani ngiye umeze gufite uwo mwuka sinanasengana nawe ubwo si Imana imeze gutyo wayihuza gute niya Dawidi wayihuza gute niya Dawidi avuga ati muhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihora Uwiteka uziko umuntu mwegeze gukora ubushakashatsi muvuge ngo amen umuntu mwegeze gukora ubushakashatsi abaza abana atariko Imana mubonera imeze nkane kubera ahantu bakuriye bigishwa ati tubona ari nk'igisaza cyasiritse gihoranye ya ntamoga ukurikije abantu twagiye dusengana ugasanga kwera iwabo baramwanze ibarabara baramwanga mu rusengero bati baravangiye none aragenda arasirika ibintu byose avuga abari yo kumuhanda abari kukangunguniko ku buryo mwamaze kuhagira Imana ni nyoko ngwije muzajya mu ijuru ryakamonye se murya hehe muyandi magambo ubwo asa n'uvuze ko Imana isezeranya ibintu bitazasohora asa n'uvuze ko Imana ibintu byayo bidashoboka asa Imana narumiye ko bakabivugira muri kamere yacu Imana yacu itugirire neza urumva abana kurikiza ukuntu bigishijwe bigishijwe Imana bavuze bati Imana tivata nk'Imana igendana ikintu cy'igihiri cyane hamogano gifite ibintu by'imisumari yitiranyeza umutima urumva iyo Mana uyu muntu hasi ifite igendana igihiri itandukanye niyo umuririmbyi w'149 arembye ngo bega urukundo rw'Imana kwa rundi nahoze mbabwira rurinda abasinzi ku kiraro ntagwe akicana mu gihogera banyere yaruhaze akabyara abahungu n'abakobwa beza ntaroga akajya urukundo rw'Imana rusumba izuba iyo ugize amahirwe ugahishurirwaho gake sa ubona urukundo rw'Imana rurenze uko amadini atubwira kugira ngo atugumane hakuna tugumana ngo twereke ko twebwe ari badanje ariko Imana ni ngati Imana ni irarenze ntabwo wayishyira muri uwo mutwe wawe tuzivuga zidekata aho wisha wafata vino ngo shati ukayishyira mu mvugo shaje turaciriritse ntabwo Imana dukwirwamo tumenya akantu gakeya noneho kakantu keza wavuze ko gukizwa twarakijijwe umuntu wakijijwe ntabwo azarimbikira ibyo birabagora kubyumva
ntabwo azarimbuka, ariko kandi afite indi role yo gukizwa, yo gusa na Kristo. Alo, muvune babe. Nyuma yuko akijijwe no kubwita iyo tuvuye iwacu kwa Adamu, mvuge ngo amen. Iyo tuvuye iwacu kwa Adamu, tuba tuvuye mu rupfu. Alo, tuvuye mu rupfu twinjiye ubuzima. Mu buzima bw'iteka bakoresheje Bibiliya ntagatifu. Mu buzima bw'iki bwite iyo tuvuye kwa muri Egiputa tugeze hehe ikana mumvugira ngo amen. Noneho rero tuba dusigaranye kugendera ku mabwiriza y'abantu bajya hehe ikanani. Ariko kandi kubera ko twakatishije itike muri byaremye ngo abafite Yesu barahiriwe kuko nta rubanza ruza. Kubera iki ibyaha byanjye ngo muri byigeze kubiririmba ngo ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye. Kubiririmba murabizi, kubyizera nibyo bishobora kubagora. Yego naringira ngo mbibibutse, ariko kubiririmba ko mushobora kubiririmba ariko umuntu yaguterwa batera ijoro rya satitoka mana se ujya hehe tegerayo sha. Kandi se ubikubwira we Imana atari imbabazi ze we ubikubwira yajyayo. Ego iyo umuntu yikakaza kuri yabashatse kwigira umutagatifu avuga ati je narabarenze shagiye wese cyeko ndi umumarayika wigendera iyo intege nke wazanenwa nabo bagendana. Kuko buri muntu wese kubera ko twabyawe na Adamu hagira weakness, hagira iki intege nke, kandi izo nizo zigaragaza ko Yesu yarakwiriye kuza, ko Yesu yarakwiriye kudupfira. Imana y'amahoro tugirire neza hahandi ho gusa na Kristo. Noneho dutegereje kuzakizwa burundu sefini, gukurwa muri uyu mubiri urwara, gukurwa muri uyu mubiri w'intege nke. Uyu munsi dufite umukoro. Haleluya, amen, haleluya. Twarakijijwe, turimo turakizwa, tuzakizwa. Haleluya. Bibiliya mu byashuwe 21 havuga iby'ijuru rishya n'isishya ngo nta kuboroga. Imana izahanagura ubwo tuzaba dukijijwe noneho giteka. Twarakijijwe mu buryo kamanegeka se. Oya ntabwo ari amanegeka, kuko umuntu wakijijwe wese apfuye ajya hehe mu ijuru. Ajya hehe kubera iki? Hari cyo mu Gatolika bita icyaha cy'inkomoko. Nubwo iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Adamu wa mbere yazanye urupfu, Adamu wa kabiri, izo ni inkuru ziba mu Baroma my dear. Uzahasome ibice 5 uzumva urushijeho kumva ibyo mvuze by'ubutumwa bwiza buhesha ibyiringiro ababwizera, ibyiringiro bifite ubugingo. Muririmbyi usobanukira iby'ubuntu bw'Imana ngorwa muri Kristo Yesu yararirimbye adafite ubwoba, aravuga ngo ufite ibyiringiro bifite iki ubugingo kandi ufite umugabane hehe n'ijuru. Nuvuga ngo utizera ijuru zero kandi nta muntu ufite ibyo byiringiro, nta muntu ukwiye kuguhagarika umutima. Muririmbyi yaravuze ngo jye na Yesu turi iki turumwe, ufite umugabane hehe n'ijuru. Imana y'amahoro tugirire neza, mumvugire ngo amen. Amen. Ngaruka aho navugaga mu Baheburayo, kwizera ni ukumenya ibyiringwa kandi udashidikanya ko bizagera bite bizaba, kubera ko yasezeranyijwe niyo kwira gute kwizera. Mu bintu idashobora Imana ntishobora kugira gute kubera. Iyo biba bidashoboka Imana ntiyajyaga kubisezeranya abantu, ariko Imana ni Imana isezeranya ikagira ite igasohoza. Muri ngiya yararirimbye aravuga ngo ni Imana isezeranya yarangiza igasohoza, aho umuntu abana nta nzira. Imana yo ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye kugutenebuka kw'imitima yacu. Shimwa himbaza amamara niwe gusa ukwiriye. Shimwa himbazwa amamara niwe gusa ukwiriye. Iyo urebye hano mu byanditswe byera soza kugira ngo sinzi gahunda uko ipanze kandi kuvuga menshi two kumva kandi iby'Imana namenye ko batabyiga ahubwo babihishurirwa. Haleluya. Abantu bashobora kuba ba specialiste mu gifaransa, mu cyongereza, mu bintu runaka, muri theology, bakagira mu doctorat muri theology, ariko iby'Imana ntago babyiga tu. Iby'Imana barabihishurirwa. Muracyanivaga ngo mvugire amen. Kandi ibigira imbaraga ni ibigenda biduhindura turushaho kugira ishusho nk'iya Yesu.
Halo, ntabwo kubimenya ukabivuga ukabinyoza bakaguterura ukayobora igiterane ukateza haleluya abantu 500 iyo bitaguhindura ze wacishe rwose biba bikwiriye kugenda biguha ishusho